ibikorwa remezo bijyanye n'igihe ni bimwe mu biteza imbere agace runaka ndetse n'abagatuye bakabasha kwiteza imbere. Aha niho bamwe mu baturage bakorera ubucuruzi ndetse n'abahahira mu isoko ry'ibiribwa ry'akarere ka Musanze bahera bavuga ko nyuma y'igihe kinini binubira igihombo baterwaga n'isoko ry'ibiribwa bakoreragamo ngo kuko mu gihe cy'imvura ivanzemo n'umuyaga yashoboraga kubangiriza ibicuruzwa. Kuri ubu barashimira ubuyobozi budahwema kubatekerezaho dore ko bavuga ko mu minsi mike bagiye kuzakorera ubucuruzi bwabo mu isoko rishya ryiza kandi rijyanye n'igihe. Ikindi kandi ko ngo n'imikorere yabo igiye guhinduka ngo kuko bagiye guca ukubiri n'ubucuruzi butemeye bwabashyiraga mu gihombo. Isoko rya mbere imvura yaragwaga abantu bakanyagirwa, imvura yabagirwe nyinshi, abantu bacuruza ibiribwa maza kuzura mu bisima ugasanga ibyo kurya byaba imiceri amafu byuzuyemo amazi. Byo ntabwo ryari rihuje n'iri ngiri rwose, navuga ngo iri rifite 100%, iri ryari rifite nka 5%. Ariko ubu ngubu uburyo ryubakitse nta amazi yazongera guhurira no mu bisima. Isoko rijanye n'igihe rwose, iri soko uko riteye buri hantu hose hafite inzira, nta muntu uzavuga ngo ari ku ruhande cyangwa ari hirya. Aho uzaje uranyura umukiriya agomba guhahira ku gisima agezeho kuko hose hari inzira. Ubwo rero iri soko ni isoko ryiza, ni isoko ribereye umujyi wacu wa Musanze. Nkabashima ubuyobozi rero bwatwubakiye isoko ryiza rimeze gutya. Nageze nko mu isoko ry'i Kigali, hari urabona nkari ya za Nyamirambo n'abahageze, ndahamya ntashidikanya yuko iri soko ryacu rya Musanze ntaho rihuriye n'iryi Nyamirambo. Ni isoko ryiza pe. Isoko rya kariyeri riziye igihe, nkatwe twakoraga imirimo y'ubuzunguzayi, ndahamya yuko muri iri soko natwe tuzabonamo imyanya yo gukoreramo, tukaja tureka kugenda ducengacengana n'abayobozi n'inzego z'umutekano, dore ko twahuraga nabo mu nzira mu gihe turi kubakwepa ibyo dufite akabitwaka tugahomba. Ariko ubu natwe tugiye gusanga abandi dukorere ahantu hamwe dutuje dufite umutekano, tubone no kwibumbira mu makoperative tujane n'abandi mu cyerekezo. Iri soko ryacu twiteguye kuri bungabunga, kurifata neza uko bikwiye, kuko ntabwo wabona iki gikorwa kimeze gutya ngo ukidebekeho. Umuyobozi ushinzwe gukurikirana iby'inyubakire y'iri soko mu gashami gashinzwe kurinda inkongi Engineer Jean de Dieu Niyigena amara impungenge abazaza gukorera muri iri soko ngo kuko ibyabo bizaba birinzwe neza, ngo kuko iri soko ryubakanye ubuhanga nk'uko abigarukaho. Kunze kubona ko inkongi nyinshi zibasira amasoko zikibasira amazu manini y'ubucuruzi, niyo mpamvu n'iri soko riri kuri standard nziza cyane yo kuba ibyo bintu byose birimo. Iri soko ryubatse ku buryo buri standard, ryubatswe ku buryo bwiza kandi bwizewe. Dufitemo system ya fire fighting system, dufitemo hano irimo mu bwoko bwinshi butandukanye. Harimo fire hose reel ariyo dukoresha imipira n'ubundi byose zikoreshwa pompage. Dufite tankariya ifite capacity yagije metero cube 120 z'amazi ateganyijwe kuba yazimya mu gihe cyose habaye inkongi. Tukajyanamo na fire sprinklers, ni systeme ikurura iyo yumvishe ubushyuhe ubwayo sprinklers ziraturika, nukuvuga ngo zirekura y'amazi. Ayo mazi rero abamo abaduha dufitemo imiti ishobora kuba azimya igihe cyose habaye icyo kintu cy'inkongi. Icyo nahamagarira abashoramari bo hirya no hino ni ukugira ngo baze imari yabo bayishore mu karere ka Musanze. Umuyobozi w'aka karere ka Musanze wungirije iterambere ry'ubukungu Madamu Wanirgira Kararisa arashishikariza abakora ubucuruzi by'umwihariko abacuruzi ibiribwa gushora imari yabo mu karere ka Musanze kuko hari ibikorwa remezo bijyanye n'igihe kandi bitanga amahirwe kuri buri wese. Twashishikariza haba abaturage batuye akarere ka Musanze ndetse n'ahandi hose abacuruzi kuzaza kurikoreramo kuko ni isoko ryiza ryubatse neza. Isoko ry'ibiribwa ry'akarere ka Musanze ryubatse mu kagari ka Mpenge umurenge wa Muhoza, aho isoko ryari rishaje rikaza gusenywa mbere yo kongera kubakwa mu buryo bugezweho, bikaba bivuga ko rizashobora kwakira abantu benshi bazarikoreramo n'abarihahiramo, aho bivuga ko nibura abacuruzi bagera ku 2800 aribo bazaba bakorera muri iri soko. Kuri ubu bakaba bateganya ko rigiye kuzura ritwaye asaga miliyari 3,900. Emmanuel Twishime, Good Rich TV mu karere ka Musanze ni mu majyaruguru y'u Rwanda.